Blueberry deposit and earn. Ahangaha kuri Blueberry deposit and earn, iyo uhakanze rero hahita hafunguka akangaka, ukaza kuri account. Kuri account rero iyo hageze icyo ukora ni ukuza ugakanda na kuri redemption uri kuyibona, redemption ahangaha kuri redemption. Iyo hakanze rero amafaranga yawe ahita agaruka. Ubwo hano icyo dukora ni confirm. Tukayikora, urabona redemption successful, ni ukuvuga yuko amafaranga ageze kuri balance. Noneho twakora trading nta kibazo, kandi saa moya zageze. Urabona amafaranga agezeho 385. Noneho iyo ugiye gukora trading rero, uraza hano hepfo kuri kotsi. Iyi kotsi ukayikirikaho, wayikirikaho ugasliding uzamuka kugira ngo urebe coin ufite. Uyu munsi dufite coin yitwa BSS. Urayibona ngiyi hano iri kuri 22.23. Ugakanda no kuri buy. Iyo ukanze kuri buy birafunguka. Mbese BSS hano hejuru uri kuhabona, hejuru uri kuhabona hano hejuru. Hejuru ureba rero ni BSS value USDT. Ni ukuvuga iyo uri bugura arahita ajya muri BSS. Iyo ushaka kugura uza hano hasi, akaba ariho ugakora kuri buy. Washaka reka dukoreho turebe. Ukoze buy, urabona ushobora guslidinga aka kadomo kari hano, urakazana kagashyira hano ku 100%. Kakagera hano. Ni ukuvuga wowe urafata aka kadomo kanyereze ujyana iburyo. Iyo ujyanye iburyo kari akadomo gahita kajyayo rwose. Tubikore turebe nawe bibonereho. Ubona ko amaze kugeramo, ariko n'ibice byose ntabwo bigiyeho. Ureditinga ugashyiraho na biriya bicona. Hariho 85 n'ibice 11. Harenzeho ibice 41 bitari byagiyeho. 41 nabyo tubishyizeho. Noneho dushatse ubu twakora buy. Urabona ko iri kurodinga. Hakuze kwitegereza hano haruguru. uze kureba kwiba success. Ndana network yanjye nanjye ntengushye. Ntengushye ariko reka dutegereze turebe. Nyuma yo gukanda buy rero
urabona operation succeed hano haruguru mwabibonye byari biri hano haruguru ngira ngo mwabibonye. Ubwo rero operation ibaye succeed, ubwo turategereza noneho kugurisha ushobora none kugurisha isoko ritari ryarangira. Ushobora kugurisha isoko ritararangira, reka nkwereke ukuntu ushobora kureba noneho uko isoko ryawe uguze bihagaze. Uraza hano hari kuri aka kantu ukandeho, ndaho uze kuri kano kitwa support order. Nukanda kuri support guhita ubona order yawe ukuntu wayitanze. Uvuga ngo ntanze order kuri price ya 22,24,65 kandi BSS yacu twari turi kuyigura kuri 20,30 uko biri kose urumva ko hari akanyungu kari buze kubonekaho. Noneho kambereke ukuntu dushobora kuza ubwo hano nkanze kuri asset urabona hari ibintu bitandukanye. Tumanuke turebe kuri ya USDT yacu. Urabona yuko yamaje kuvaho, yavuyeho. Uribuka yo twari dufiteho 388, urayibuka? Urabona yuko yamaje kuvaho, kuvuga ngo yose turayatradingishije, turaza kureba inyungu iri buze kubonekaho. Umuntu rero utarakora Berry, ndagushishikariza ko nawe wagerageza ukareba, kuko amafaranga ushoye muri Berry nibura ngewe nashoye, kanze nkwereka ayo nashoye itajyana kukubeshya. Tuze nkwereka ayo nashoye, ayo natangije nkaba mfite aya ngaya 300, kandi nta bantu benshi mfite natumiye, ntawe rwose. Mfite abantu 5 bonyine ba trading inyuma yanjye, urumva 5 ni bakeya kandi mazemo ukwezi kurenga. Tuze dukande hano deposit withdraw orders. Tuhakanda turahita tubona ya yandi yose twatangije. Urabona ku itariki 20 z'ukwa mbere na depoje 50, ku itariki 5 z'ukwa kabiri cya 53, ku itariki 23 z'ukwa kabiri nshyiraho 50. Urumva yose hamwe ni 153. Wenda ugateranyaho na ya yandi bakata kuri Binance ugiye gutrading, ugiye kudepoza kuri Berry. Iyo ugiye kuwithdrawinga kuri Binance baragukata, nawe urabizi. Ayo bagiye bankata rero yo ubwo nayo yateranyijeho yahitaba 156. Urumva yuko nta gihombo kirimo, kandi ureba amatariki natangiriyeho, urumva ko maje kuyakuba 2 karenga. Ubwo rero ni uko nguko trading wayikora. Urabona yuko nta bintu bigoranye bihari.
ntabyo rwose turategereza coin yacu tuze kuyigurisha, ariko reka nkwereke ukuntu ushobora kuyigurisha utiriwe urindira isoko ko rirangira. Coin twaguze yitwa BSS, dore ngiyi igeze kuri 22,244 tuyigarukeho kugira ngo tuyihe order ize kwigurisha. Mu kwigurisha rero nkwereke ukuntu tubigenza. Turaza dukande hano kuri market, turaza gukanda akangaka kitwa limited ariyo dukanda. Nidukora kuri limited ntabwo turasubira kuri buy, ahubwo turaza kuri sell. Nitujya kuri sell rero tukande aha kuri sell, ntabwo dusubira hano kuri buy, turaza hano kuri sell. Ubwo icyo turaba tugiye gukora ni uguseringa ari ama BSS twaguze kugira ngo twongere dusubirane USDT yacu n'inyungu. Uyu munsi turaza kubona inyungu ishimishije kuko muri weekend aba ari uburyohe. Reka dukore sell. Wibuke neza ko twakoze kuri limit, turaza niba mwahabonye haruguru ahangaha handitsemo price, dusetingamo price. Hano handitse price, tubuze kuzuza selling price murayibuka. Selling price reka nyereke makumyabiri na gatatu n'ibice 0.8 ni selling price yacu. 23 n'ibice 0.28. Ngiyi urayibona 23 n'ibice 0.8. Noneho tugiye muri berry tugurisha. Ubwo turashyiramo 23 n'ibice 0.8. Noneho ahantu wibuke kuri aka kadomo nakubwiye ko umuntu agashyira no ku hano. Turakaza akadomo tukazane kagere aha ku ruhande. Tukageze ku ruhande bivuze yuko yose turishije medi sell price yari 390 kandi wibuke dufiteho yari 380 yuko inyungu irabonetse. Kandi turaje kwigurisha twose kuko igiye usigarana ibice ntabwo biri byiza, bituma utabona inyungu yose. Urabona hano turi rimwe gatatu, ubwo mbishyira byo biguzanya hamwe. Garagara ibyo bice aha. Urabona noneho byose mbishyizemo. Ubwo none twabona nikora order ya sell, tukakanda kuri sell BSS tukaba turayigurire none ukoresha sibyo. Ubwo noneho twebwe turaza gutegereza iza kwigurisha. Reka turebe yuko order yacu yageze. Ukomeza inyuma murabyuka neza, ducana kuri support order. Kuri support order twayitanze 23 n'ibice 0.8. Yego utazi kubireba ngufashe hano ubibone neza.
turi kurebera kuri aka gafenetire aka ngaka. Agafenetire niko turi kurebaho. Niba turi kurebaho rero urebe aha ni amount twari dufite, iyi ngiyi ni selling price, noneho status ikaba ari iyi ngiyi. Ukuvuga uramutse ukanze cancel waba uyikanselinze. Ariko ubu ngubu twebwe icyo dukoze ni uko tuza gutegereza igihe batanze cyagera akagera kuri iyi selling prices 23.08 iraza guhita yigurisha, duhite tubona inyungu zacu. Yego, murakoze cyane, mwakoze kwitabira aka gasomo gatoya. Utabisobanukiwe neza wanyandikira kuri WhatsApp 0788 cyangwa 88 5299. Murakoze, mugire ibihe byiza.